ahantu hanyuma munatubwire ni iki nk'abaturage mukura muri iyi mikino nitwa amazina yanjye nitwa Rukundo Claudine. Ikintu twishimira muri uyu mukino, abaturage tuzanira ibyishimo, igatuma abaturage basusuruka. Ikindi ituma n'umurenge wa Gitoki umenyekana, kandi n'umurenge wa Gitoki ubu witeguye umeze neza. imikino nk'iyi ubona hari icyo yafasha mu kurwanya cyane cyane nk'izi nzoga zimaze gucibwa. Abantu twari tuzi ko n'abantu bajyaga bavuga ngo nta ngufu za bya byuma bihari, abantu ntabwo bashobora kugeza n'ubu ariko bamuri ubona wowe iyi mikino iramutse iba igiye ihoraho hari icyo yafasha. Iyi mikino iramutse igomeje ikabaho, yaca gutuma urubyiruko ruzerera, igatuma urubyiruko rwishima ntirujye mu biyobyabwenge, igatuma babandi bahugiraga mu biyobyabwenge babivaho bakanakangurira n'abandi ko bigomba gucika bikavaho burundu. Ngiye niko mbona iyi mikino, mba ndeba ikomeje byaba byiza kurushaho, ku buryo nta muntu w'urubyiruko wajya ujya mu bibyo bintu, kuko yaba ahugiyemo muri iyo mikino kandi uwo mukino ukamugirira akamaro. Numva iyi mikino ikomeje byaba byiza cyane rwose cyane, kuko iduha ibyishimo n'urubyiruko rukabihugiramo rukamererwa neza, cyane cyane ko siporo ari ubuzima. Turgaze igitego kiramuvuna. hano duhahura eba cyakwica wakibona ubundi yuko ni ikigabo Jido wabonye uyu nimero 8 ndaye na nimero 10. wabonye mecho wamubona azi no gucenga, azi baromani arusha abantu bakuru. wabonye ukuntu none ukuntu afunga baro, afite control ya baro ya dani.
kirawujomba. kirawujomba mani. Nuka kandi nimero mani. Reba ukuntu kazi baro nyinshi cyane. Habuze ka kandi 10. Karabicire. Wabonye nimero 10? Arabishe igitego. Igitego. Ko yakwica nimero 10. ko Nimero 10 azi baro. yazamurira arinze ndarinze. Kina asante kifa. To wamoni reba control urayibonye nako nka 18 Shenga shoot funga baro we shoot hano barimo barashaka mu mufuka. arawugaruye igitego arawukoze. Ujye kuri kamera shaka. Hano nasifura oruje. Ujye kuri van. Kane oruje. Ariko sana ko dahari mu yayo. Arayihuka n'ikiri hari. Igeze ako muntu ugasha mu rugo rwawe. Bari yigize inyuma.
usunda ligeshaka mchana niyo yayitsinda uwo akayinjira niyo batayitera hano yakongera من هي
Kapten goalkeeper. Kapten goalkeeper wacha tupigane. Bayangone kanere bari gukina. Naciwe. Pagasigara iyo Igitego. harimo atangiye kwigusha ayo mayari yaramenyekanye Aya mayarisha yanyu Marajai. mufite Mugera mutari y'inzara. ikibuga rwose. hanyuma sisitemu yo kwigusha yaciye sisitemu yo kwigusha yaciye rukarama batangiye kwigusha hakiri kare musifuzi iti umupira utewe na gitoki Barabizi bo. nta kipe ipfa kuhava. hari umuntu ubonye urimo guca amasiri ariko mbonye ikigo gifite icyo bita egisiperiyansi cyangwa se ubumenyi. Reka turebe
izamu umusifuzi atabaye ikipe dore komeza kadogo hanyuma umusore hano reka kutamutera inkuru sigaho ko cyari kigiyemo mwati bikuwaye ngo ntacyo bitwaye uwo bita Ndayisenga bafite umutuzo ukomeza mugende Ndayisenga ati na mwarimu Ndayisenga witonda cyane yewe aha yani bikira ikinye nawe abaprofesi ndebera nkuri yabonaga kiri inama bafashe neza Tipano muhanga mani wabonye we numero 7 zo kumureba eba na hagata mara kontrol urebe baro do uruvange ruri mu kazi uruvange ruri mu kazi kose
k'ibitoke se ivi rirakutse aho umutekano mwataka wamubonye yaragiye gutanga akava mu nzira urari gusije urari gusije siri abayasabwa ngo barakaraci Ati nawe aramubwiye ati ndabibonye nubwo nabinyuzemo kuko aramubwiye ati ndabibonye umugurikije ngo nuko nabibonye zamuka nubwo kimena abarundi abatambuka uko bishakiye ese ko atari muri sitade asigaye ikubite ku gikuta araba yahiye niyo nze hari 11 ikibuga niho ibintu arabyumva kuko bazi kuyitera gusa ibana hari ikarazi jyamo hari ikarazi jyamo yuta ntabwo byajya ateshoti yuta hano ntabwo byajya wayikarazi jyamo
yushotari urashotana uratera ahantu yarari nese hariya yaho akadomo nagaragaje jido nta mbwa no gufata n'agapira koroshye kure ubonye ko n'agafata gahojeje hari agakubita ngo umutwe umeneke Igitambosi kari kuri ruhande rw'irya. Hano sari. Hano se rero yaje gukora kuri ikibuga kitari iki. Iki ni kirangi cyo cyo hino. Iki ngiki ni icyuraho hepfo. Ndetse yavuze ko wakora. Ngo iki? Aha kubakuramo cyose umukinnyi arekaranye ko muri mu kibuga hagati akaza kubikura. wasigaye itatu yarakishyiriyemo abibu rwanda abibu kasongoye byabuze amayingire bura mukobwa araza inyuma ariko nyine neza gutya ntabwo zonyine zirimo amakipe yose niyo zifite naganga n'ifite kagiye n'ifite kiri n'ifite utwaga n'ifite utwaga nayo irasa gutya neza niyo bitandukanye n'uko nta nimero ziriho harimo amakipe igiti kuko kingana n'agato kiruka wakibona wowe tubona n'ikintu ngo ni igiti kumbe mana wowe amujana ikipe ntabwo ari kwigerereza akabarore ntabwo ari kwigerereza mtipe shaka wamonya mtipe yani niyo kintu baboneye uyu mtipe ngo ni museke wamonya bani umukasiri muzima ntarabona afite control ya baro none nta nubwo ari na muri washyize muri penaliti byaba byiza muri tuza kavuye kugura bitekerezaho ubundi iyo ugiye kugukatekereza cyane ntabwo bagusifurira babuze na kone
imbaraga imbere yawe nta nuko atagize umuruza nkamufashe nk'ibi biba biri ni bamuhambiye wejya imbere bakunda nyine nababwiye no gukora akazi udafite igishoro mfa kumufasha ahantu harimo igitego kirabaye kirabaye waje kirere harara akagabo kagufi ahubwo sinzi ahantu kagiye niko kagiye gutera ku gokoroneri kambaye akazi ko kuzaza kagiye gutsinda igitego nabonye kazi kugerageza wati nabuze y'umuntu reka akagabo navuze do ngako urahinduye uruhande wapi kariya katangiriye hariya n'ubundi ka kagabo do nta mbaraga gafite kandi rugaramira atsindwa ubundi turabona iri gutsinda hari n'ab'imikara abari zavuga hona biminji undi hariya ni mwiza wabona ko murana ni tubiri tugufi kandi banabyemera yego wambaye gatanu akurikirana n'uwambaye do kagufi karamwishe sawa sawa rekura bare arayirekura ndetse ko bataza kuza kwaka baro rero no kuvunika rero no gushaka kumuvunisha ahari hanyuma mutubwire ni iki nk'abaturage mukura muri iyi mikino nitwa amazina yanjye nitwa Rukundo Claudine. Ikintu twishimira muri uyu mukino abaturage tuzanira ibyishimo bigatuma abaturage basusuruka, ikindi ituma n'umurenge wa Gitoki umenyekana kandi n'umurenge wa Gitoki ubu witeguye umeze neza
imikino nk'iyi ngiyi ubona hari icyo yafasha mu kurwanya cyane cyane nk'izi nzoga zimaze gucika abantu twari tuzi ko wenda abantu bajyaga bavuga ngo nta za ngufu za bya byuma bihari abantu ntabwo bashobora kugeza n'ubu ariko bamuri munsi ubona wowe iyi mikino iramutse iba igiye ihoraho hari icyo yafasha iyi mikino iramutse igomeje ikabaho yaca gutuma urubyiruko ruzerera igatuma urubyiruko rwishima ntirujye mu biyobyabwenge igatuma ba bandi bahugiraga mu biyobyabwenge babivaho bakanakangurira n'abandi ko bigomba gucika bikavaho burundu. Ngiye niko mbona iyi mikino mba ndeba ikomeje byaba byiza kurushaho ku buryo nta muntu w'urubyiruko wajya ujya mu bibyo bintu kuko yaba ahugiyemo muri iyo mikino kandi uwo mukino ukamugirira akamaro. Numva iyi mikino ikomeje byaba byiza cyane rwose cyane kuko iduha ibyishimo n'urubyiruko rukabihugiramo rukamererwa neza cyane cyane ko siporo ari ubuzima. nk'umwe mu baturage aho tubwira amazina tubwire naho banyita umutoni wa Denise nkaba nuye Gitoki. nk'umwe mu baturage ba Gitoki ndetse n'urubyiruko imikino nk'iyi bafasha iki nk'amwe? Imikino nk'iyi idufasha kwirinda ubutsinzi nyine tugakora siporo nk'ubu tuba twaje gufana nyine bikaturinda ikigare nyine tugahora turi normale mu mutwe ibintu by'ubusinzi tukabivamo nyine tukaza tugahura n'abandi tukaganira bakatwungura ibitekerezo. Mwumva imikino ikwiye guhoraho se ku bwanyu urubyiruko rukwiye guhora rubona ibintu rwidagaduramo kugira ngo rutazashoboka rwongeye kwishora mu biyobyabwenge? Nko ku bwacu tuba twumva byahoraho nyine bakabishyiramo n'imbaraga nyinshi nyine urabona ko biba ari byiza nk'ubu tuba turi hano nyine twaje gufana. Nk'icyifuzo cy'urubyiruko ni iki? Icyifuzo mfite ni uko nyine bakangurira nyine urubyiruko nyine bagashyiramo imbaraga bakadufasha tukajya dukora siporo bakaduha ikibuga cyiza nyine tuzajya twisanzuriramo. Hari ikindi? Murakoze ndumva nta kindi. Sawa. Ndasebye. Uratubwira amazina hanyuma unatubwire n'aha muri ahariho mutubwire iyi mikino nk'iyi ngiyi nk'amwe nk'abaturage bafasha iki? Murakoze nitwa Buregeya Samusoni muri mu murenge wa Gitoki akagari ka Nyamirama akarere ka Gatsibo. Wenda ku kintu kijyanye n'iyi mikino ino mikino idufasha cyane. Cya mbere tuboneramo ibiganiro byinshi iyo umupira ugitangira abayobozi baratwegera tukaganira kuri gahunda za leta ndetse no ku mutekano muri rusange. Ikintu yagiye idufasha kirekire twagiye tugaragaza impano z'abana batoya haba abanyamakuru abakinnyi muri rusange. Hano tukagira n'ibyiciro by'umupira mu byiciro bya gatatu abana bakarushaho kuzamuka kuko tujyana abana guhera kuri 12, 15 na hejuru ya 15 bakina umupira. Rero ibyo bidufasha gukuza impano kandi impano zacu zikazamuka. Wenda ku bijyanye n'ibiyobyabwenge byo nkurikije igihe twatangiye gukinira rino rushanwa n'igihe twatangiye gutangira ibiganiro tubyumva abayobozi batwegera turabona hari ikintu byagiye bidufasha. Ubundi mu minsi yashize wageraga hano ugasanga abantu bishwe n'ibyuma basinze ariko ubu wazenguruka nta muntu ushobora kubona yasinze kuko twese tukaza kwidagadura hano kandi nk'uko mubizi mu muco bisanzwe ibyishimo biruhura mu mutwe n'iyo umuntu yaba afite ibibazo bigenda bigabanyuka nuko mbyumva. Wenda ikindi kintu nakwisabira twebwe iki kibuga muri aka karere nicyo kibuga cya mbere kinini gishoboka ubu kigeze kwakira icyiciro cya gatatu ariko kubera ubushobozi bukeya tuza gusanga baza kugisura muri jorone ya kabiri baracyanga kubera kidakoze. Rero ubufasha bakaduhaye nka leta yakaduhaye ni ukudukorera ikibuga
hanyuma ikibuga cyacu kikaba kizima, hanyuma tukarushaho kuzamura impano, ibintu bikaba byiza. Murakoze. Murakoze cyane. Asante sana.